Igitabo cya kabiri cya Samweli. Reba videwo ivuga iby'igitabo cya mbere cya Samweli, aho twabwiwe abantu batatu b'ingenzi bavugwa muri cyo, ari bo Samweli, Sawuli na Dawidi. Naho iby'imitunganyirize y'ubuvanganzo bw'iki gitabo kibanza kutwereka Samweli, kikanakurikirana uko umwami Sawuli yimye n'uko yatsinzwe, bihabanye n'uko umwami Dawidi yimye. Igitabo cya kabiri cya Samweli kibara inkuru ya Dawidi nk'umwami wa Isiraheli mu byiciro bibiri. Hari ibihe by'ishya n'umugisha bikurikirwa n'amakosa akomeye arebana n'imyitwarire n'ingaruka zabyo zibabaje. Hanyuma iki gitabo gisozanya umusozo uteguye neza wibutsa ibyiza n'ibibi byo mu buzima bwa Dawidi, bitera ibyiringiro by'igihe kizaza by'umwami uzamukomokaho. Icya kabiri cya Samweli rero gitangirana n'iby'urupfu rwa Sawuli. Dawidi atungura buri wese kubwo guhimba iyi ndirimbo ndende, aho ariraganya kubw'urupfu rw'umuntu wagerageje kumwica. Uko niko kandi umwanditsi yerekana kwicisha bugufi n'impuhwe bya Dawidi. Ni umuntu ubabazwa n'urupfu ndetse n'urw'abanzi be bwite. Nyuma y'ibi, Dawidi yabaye mu bihe byo gutunganirwa n'umugisha w'Imana. Imiryango yose y'Abisiraheli yasanze Dawidi maze imusaba ko yayihuriza hamwe nk'umwami wabo. Nuko rero ikintu cya mbere Dawidi yakoze nk'umwami ni ukujya mu murwa Yerusalemu, akawuhindura maze akawugira umurwa mukuru wa Isiraheli, awise Siyoni. Kuva ubwo Dawidi yakomeze gutsinda intambara nyinshi kandi yagura n'ubuso bw'igihugu cya Isiraheli. Amaze kugira Yerusalemu umurwa mukuru wa politike wa Isiraheli, yashatse no kuyihindura umurwa mukuru mu by'idini ryabo, bityo atuma isanduku y'isezerano yimurirwa muri wo. Uko niko muri Samweli wa kabiri 7 abwira Imana ko ubwo Isiraheli ifite ubuturo buhoraho, atekereza ko ububeho bw'Imana nabwo ugomba kubona inzu ihoraho. Niyo mpamvu abaza niba ashobora kubaka urusengero rw'Imana ya Isiraheli. Ariko Imana ibwira Dawidi iti, urakoze kubw'icyo gitekerezo, ariko ahubwo ngiye kukubakira inzu, dinasiti, ubwami bufitwe n'inzu imwe. Nuko Samweli wa kabiri 7. Uyu ni umutwe w'ingenzi mu gusobanukirwa inkuru rusange ya Bibiliya yose, kubera ko aha Imana yasezeranyaga Dawidi ko mu muryango we wa cyami hazakomokamo umwami w'igihe kizaza, ari nawe uzubaka urusengero rw'Imana hano ku isi no gushyiraho ubwami bw'iteka. Kandi iri sezerano ry'umumesiya ryahawe Dawidi niryo rikomerezwaho no kwagurwa kurushaho mu gitabo cya Zaburi ndetse no mu bitabo by'abahanuzi. Kandi uwo mwami niwe ufitanye isano n'isezerano Imana yahaye Aburahamu. Ubwami bwa Mesiya bw'igihe kizaza nibwo Imana izazanisha umugisha ku mahanga yose. Kandi aha nyine niho hagati muri uyu mugisha wo mu buryo bw'ubumana ibintu byagenze nabi cyane. Dawidi yakoze ikosa ritera urupfu. Ingaruka z'urupfu si kuri we, ahubwo ni umugabo witwaga Uriya, umwe mu basirikare ba Dawidi bari bakomeye. Ari hejuru y'inzu ye, Dawidi yabonye Batisheba muka Uriya arimo yiyuhagira. Dawidi aramutumiza, aryamana nawe, amutera inda. Hanyuma agerageza kubihisha, yica Uriya maze arongora uwo mugore. Birababaje gusa. Ubwo Dawidi yacyahwaga n'umuhanuzi Natani kubw'ibyo byose, ako kanya yemeye ibyo yakoze. Yaricujije, arihana, asaba Imana kumubabarira, nuko Imana iramubabarira. Nyamara Imana ntihanagura ingaruka z'ibyemezo bya Dawidi. Nuko rero, bitewe n'uko guhitamo kubi, umuryango wa Dawidi, ubwami bwe, byose birasenyuka, kandi bituma iki gice cy'inkuru kiba inkuru ibabaje, bisa cyane n'isenyuka rya Sawuli. Abahungu ba Dawidi byarangiye bakoze amakosa nka ya se, ariko mu buryo bubi kurushaho. Amunoni yasambanyije ku ngufu mushiki we Tamari, maze murumuna wabo Abusalomu abimenye, ategeka ko Amunoni yicwa. Hanyuma Abusalomu yaje gucura umugambi wo gukura se Dawidi ku bwami, maze atangiza imvururu zikomeye no kwigomeka. Bityo ku nshuro ya kabiri byatumye Dawidi ahunga ava mu ngoro yajya kwihisha mu butayu, uretse kuba ubwo atari umwere. Uko kwigomeka kwarangiranye no kwicwa k'umuhungu wa Dawidi. Ibyo byababaje Dawidi cyane, maze yongera kuririra uwo mugabo wageragezaga kumwica. Mu minsi ya nyuma ya Dawidi yasubiye ku ntebe ye y'ubwami, ariko ari umuntu washengutse umutima. Yakomerekejwe n'ingaruka zibabaje z'icyaha cye. Iki gitabo kirangirira ku musozo uteguye neza, urimo inkuru zidakurikije umurongo w'ibihe uko byakurikiranye, ariko zigabanyijwe mu buvanganzo bushimishije. Inkuru ibanza n'iya nyuma zakuwe mu bihe bya mbere by'ingoma ya Dawidi, kandi zigereranya amakosa ya Sawuli n'aya Dawidi, n'uburyo buri wese yahutaje abandi bantu kubera ibyemezo bibi yafashe. Inkuru zo hagati ebyiri zikurikiyeho zivuga ibya Dawidi n'itsinda ry'intwari ze bajyaga hirya no hino kurwanya Abafilisitiya. Kandi igitangaje nuko ibyo bice byombi birimo inkuru ku ntege nke za Dawidi mu ntambara, mu buryo bunyuranye n'ibya Dawidi w'umutsinzi uvugwa mu mutwe wa mbere kugeza mu wa 9. Aha tubona Dawidi w'intege nke wishingikirizaga ku bandi kugira ngo bamufashe. Hagati no hagati mu musozo hari imivugo ibiri ikora nk'inyandiko y'ibyo yibukaga. Dawidi asubiza amaso inyuma ku buzima bwe maze akibuka ibihe Imana yamurokoye mu kaga. Kandi abona ibyo nk'ibihe Imana yakomeje kubiye kwizerwa ku isezerano ry'igihango yari yaragiranye nawe n'umuryango we. Izo ndirimbo zombi zisoza zisubiramo ibyiringiro by'isezerano ry'Imana ry'umwami wo mu gihe kizaza uzubaka ubwo bwami bw'iteka.
maze rero izi ndirimbo ndetse n'isezerano ry'Imana bikomoza no ku muvugo w'indirimbo ya Hana yabimbuye iki gitabo. Nuko rero iyi mirongo y'ingenzi iri mu ntangiriro, ikaba iri no hagati no mu mpera z'iki gitabo, ihuriza hamwe insanganyamatsiko zacyo. Nubwo Sawuli na Dawidi bakoze ibibi, Imana yakomeje gukora, ikomeza imigambi yo gucungura kwayo. Imana yarwanyije ubwibone bwa Dawidi na Sawuli, ariko ishyira Dawidi hejuru igihe cyose yicishije bugufi. Uko niko ibyiringiro by'igihe kizaza birenze ubuzima bwa Dawidi ubwe. Cyitegereza igihe kizaza, ubwo umwami wo mu buryo bwa Mesiya, umunsi umwe uzazana ubwami bw'Imana n'umugisha ku mahanga. Ibi bikaba ari byo bikubiye mu gitabo cya Samweli.